So guys, muri iyi minsi tumaze iminsi dukora ibintu byinshi ariko nyine twumva ko nyine ari ibintu byacu ariko ni ibintu biba bitoroheye tu buriya mitutuma mitutu agiye kwitiranya n'izina ryawe n'irya mitutu buriya mitutu ikintu aba akora ntabwo numva ko yakoze ikintu kibi ahubwo ni ishyari mumufitiye bro, ni ishyari mumufitiye. Kumva umusitari mugenzi wanyu atemba yagiye gukora stage nzima ifatika iri fact iri kumwe nawe iriho n'abantu mukumva simwamushyigikira ni nk'uko uriya mutipe yaguye byagiye bitangira harimo akavuru n'akavururu ukumva ngo yarwaye ukumva ngo yagize iki ukumva ngo yagiye Uganda nuko byatangiye ubwo na mitutu mugiye gutuma yahukana mugenda mutuma abasitari bacu bakwira imishwaro nk'umutipe nimba muri gengo mugapikira iyo mugikemura ariko hatajemo ibintu by'ibibazo bro, hatajemo ibintu by'ibibazo. Njyewe nk'umufana we byarambabaje numva no kurya simbishaka tu mu minsi mbitekerezaho ukuntu arwaye ari mu bitaro yakabaye ari gukora bro kaduhereza ibyishimo nk'abafana be ariko ibi ntabwo ari byiza. So mitutu ameze nabi, so ndumva nyine nta byinshi namuvuga gusa ariko agire kwihangana azakira, tuzajya dukomeza tunamusengera haba igihe agiye gusenga cyangwa se igihe ari mu rugo ari gusenga tuzajya dukomeza tumusengera ariko ako kantu ntabwo ari sawa bro. nimba utamusura mu gihe arwaye ariko ugashaka guha ibyishimo basi mushyire muri comment uvuga ati reka mwandikire uyu muntu afite ikibazo urumva umukunda se ntabwo umukunda kabisa, urwo rukundo ntabwo rubaho n'urugurano bro, n'urugurano tu n'abanyarwenya nyine mwakabaye kujya muterana imbere kugira ngo nyine mugenzi wawe natera imbere namwe muzamutera imbere. Ese nimujya muri competition mugahatana mukajya muri bato mugahangana murumva atari ibintu byiza se? Azaba ari ibintu byiza ahubwo mwebwe ushaka kugira ngo umuntu muze mushake kuza kumureba ari uko yapfuye, mushaka kuza kumureba ari uko yapfuye urumva bakanaba ari sawa se? Aba ntabwo aba ari sawa, byarambabaje cyane kumva ngo ari mu bitaro. Njyewe ngategereza ngo video izasohoka tuzazireba, reka ta ntizisohoke mwumva atari ikibazo se? So nk'abakunzi bacu nyine kuri Mitutuma Comedy naho ndishaka kwibasira naho mujye mureba ibiganiro mubirangize, mukore share, mukore like, mukore subscribe, mukande kunzogera kugira ngo ibiganiro byose kubageraho 5/5. Muri iyi minsi ntabwo turi gusohora amakomedi ariko nyine turi gutegura amakomedi meza azabana ndetse na episode cyangwa se amaseri azakomeza kugera ku maseri wenda hejuru bitewe n'ukuntu yakundwa cyangwa se akagenda akundwa neza niko tuzagenda dutunganya ibyo bice byose. So tubashishikariza rero kujya kuri channel yacu mugakanda subscribe, like, share na comment ibintu bikagenda kurushaho neza. So twaba turi kuganira kuri mitutu wacu nge numvishije gararwaye nkibona gutya fact ye video ye numva mu mutima wanjye numvise uko nibigenze nk'umufana we wenyine numva mfana ndetse nafashe agace k'izina rye kubera ko mwemera nkashyira kuri porofile yanjye ndavuga ati uyu mukinnyi ibintu akina rwose ni ibintu bifatika, ni ibintu bisetsa, ntabwo waba warakaye ngo urebe video uri kudasikagura ariko ibintu by'ishyamba mu Rwanda bireze ntabwo mwishimirana. Nimba mugenzi wawe atera imbere ngo murusheho mufate ukuboko muzamurane pesa agera ahagera, tuzatume kiriya kigo cya Hollywood hazamo akademi mu Rwanda cyaza gute hari amatiku gusa nibuke ibintu yabaye ariko kuvuga dufatanye twungu ubumwe, turi abanyarwanda sibyo bro, turi abanyarwanda ariko mwe mugashaka kugira ngo ibintu mubigire ishaga igihe cyose mwashariye mu muco muwukura umuco w'abanyarwanda kwari ukubana, guhana, kugabirana, gusurana, hako muranga mukageraho mukagenda mugashaka kuryana, guhanganisha abandi bantu n'abafana babo. Umuco ntabwo ari mwiza sibyo? S'abantu baregisi
bagenzi bacu bagende bamusure, ba Kiramani bamugereho, ba Nsari bamugereho, ba Nyambo bamugereho, sibyo? Ariko ntabwo mushaka kugira ngo ibintu bikomeze bitere imbere. Nk'ubu Kiramani igize gutya rwose ukajyamo ku tuntu tw'utubanga, kumva ko ari ibintu bya nyine biri siriyasi. Nawe ejo urabona ukuntu bamusohoye muri nuza yasebye, arifata aravuga ati ngewe rwose bamukoreye si byiza. Na Nyagisore Zactiri Nyagisore nawe yarabikoze, ni umutuku wamuzamuka avuga ati si yari azi ko kwamamaza birimo, si yari azi ko kwamamaza birimo, ariko ararenga aravuga uti ibintu bamukoreye si byiza, iyo aza kumenya se yari kubikora. Ariko mwe murarenga. Abanyarwanda mwishima uko umuntu yababaye, sibyo? Mwishima uko umuntu yababaye. Mu gihe umuntu yababaye ntabwo mushobora kwishima, ahubwo mu gihe umuntu yishimye muraraka. Umuco ntabwo ari mwiza mu wuce. Na Yago yarabivuze, sibyo? Na Yago yarabivuze, Yago Kondati yarabivuze ati kuki mushaka kugira ngo mutishimire ibyishimo byanjye, ahubwo mukishima nuko mubona ko ndi kurenganya, ndi kujya kuzerera imihana yose. Gusa icyo twabashimira nuko njye mubyiza munengura, abazirebye barazirebye, abatarazirebye nabo ntabwo bazirebye, ariko nishimira ko nawe mwajya mukazireba, ibintu bikunda kumera neza, si byose? Kuko nyine umutima mubi ntabwo ari mwiza tu, ntabwo aba ari mwiza, kandi ntabwo unashimishije, by the way, ntabwo bikenewe. Kuko twaje kuri iyi si, ubundi ukivuka wasobanukirwa ko anytime ushobora gucaho ukagenda ugapfa bro. Ishima mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima, ubane neza mu gihe uhumeka umwuka w'abazima, usure abandi mu gihe ufite amaguru yo kugenda ukubana ukagera hariya. Mu gihe abaye mayiti ntabwo uzaba ukigenda bro, ntabwo uzaba ukigenda, ahubwo uzaba wapfuye, bro, uzaba wapfuye tu. Ariko mu gihe ugifite umwuka wo guhumeka bro, umwuka wo guhumeka, ugomba kuva hano ukagera hariya ukagenda, sibyo? Ukagaruka ukagera ukagenda, ntabwo wavuga ko ibintu byose ngo ni ibintu byazagaragaza, sibyo? So respect ku bantu nyine bakomeje kudufasha, impano zacu zigatera imbere. Ejo dufite performance ntabwo bita emotion, nayo izaba irenze, nayo tuzayikora. So dukomeze gushishikariza n'abandi bantu ibitaramo byinshi twagiye dukora. Nimba dukunze, waba uhereye muri Nyagatare n'Imiyaga cyangwa se i Kigali, ahantu hose bro, twandike muri comments cyangwa se muri inbox tubwira ati ndabashaka hana, nabonye twakorana, cyangwa se muze dukore ikintu cyatanje, twaza pe. Twebwe ntabwo ujya twifunga gutya ngo twikomplike gutya, no. Twebwe tuba dufite akantu kameze gutya, dufite akantu kameze gutya, ko nta mutima mubi tujya tugira, sibyo? Nta mutima mubi. Gusa ikindi kintu twabashimira cyo nuko mwatugaragarije gukunda uyu mwaka washize 2024 kugeza 2025. Nifuza ko twawurangizanya neza, kandi mugiye mudufasha video zacu zisozwe kugira tubone abafana, mukande like, musharinge, muhanahana ibiganiro, mwumve ko aho hanatse navuze nabi munyandikira muvuga uti uyu muntu kuki yavuze nabi, kosora aka kantu ugashyiramo cyangwa se ntukajya ugashyiramo. Ibyo biba bikenewe tu. So mbashishikariza rero ko mwakunze kuba mwarakoze ibiganiro, ibindi biganiro nka ba Nyagisore ndetse nka ba Kiramani kuri channel zanyu, mwumvise kwereka ko n'ibintu yakoze byari ahubwo ari impanuka yamubwiririye bro, yari impanuka yamubwiririye. So turabashimira kuko nyine ibintu byabaye byari byiza cyane, ariko sinahamye ko byari bibi. Yahigaragaje performance ye, sibyo? Mu gihe arangije kwamamaza muri za publique, barakuvuga ati ibintu byemewe, muzemezaho kamera, muzemezaho ibyuma, kuba ntabwo byari byiza. So ntabwo byari byiza tu. Ikintu twakwishimira ni uko cyo ari mu bitaro kandi azakira. Imana ikomeze imufashe, ikomeze imugende imbere, kandi imbere ye yace inzira nziza
yongere muhe imbaraga agaruke aduhe ibyishimo, aduhe ibyishimo kuko sinifuza ko yatuvamo. Ibyo ntabwo nkeneye no kubyumva, neva sinkeneye no kubyumva. So turabashimiye rero, tuba dusoreje aha ngaha. Wumva ko agira icyo yakongera yakongera muri gahunda tukazongeraho saa murakoze.